muri tigisiyo niba guserereza birateye, biraruta itsinda ryo mu iteme hariya Nyabugogo. Niba nakuhemukira, umwe waguhemukiye nupfa n'uzaririmba ya 8 kandi yari yarakujigirije, ariko azaza avuga ati namwangaga ariko ntabwo nashaka kwapfa. Iyi stage ntabwo nayishaka. Mu nzu y'Imana bava ntababeshye, n'ukuri ni heza. Giti nyano Yesu yazaga azi ko Eliya yari echantion mu by'ukuri, ntabwo Yesu buri ari Imana, ntabwo Yesu yari umwami w'Abayahudi, no. Ubu habo hariho intambara zikomeye. Ubu muri Amerika iyo uvuze ngo ibyo mbabwira ni ibintu bigezweho, iyo uvuze ngo Yesu yishwe n'Abayuda wibona mu rukiko, kuko biri gutoteza Abayahudi. Abayahudi bari mu ngorane zikomeye, Abayisiraheli murabizi ziri mu ngorane zikomeye. Bavuga ati n'undi nabagome. Hamas si bo ba mbere bibasiye, nabagome bishe nande, bishe na Yesu. Nabagome uro birakomeye. Icyo mbivugiye, kuba mu Mana, kuba mu itorero ni byiza. Tugiye gusenga, uratangira ushima Imana. Uraguti nshimira Imana ko yanshyize mu muryango w'ababwiriza butumwa. Nshimira Imana ko yanshyize mu itorero ryayo. Ndashimira Imana ko yandinze mu bigeragezo. Ndashimira Imana ko ikiturindiye umuyobozi. Ndashimira Imana ko yaduhaye igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame avuga ijambo rikomeye ati Imana yaduhaye igihugu. Iryo jambo mujya muryumva. Yaduhaye igihugu. Ni Imana yabikoze. Ndashimira Imana ko yaduhaye igihugu. Ndashimira Imana ko yaduhaye kuba hano. None turangiza gushima ibyo washimira Imana n'ibyawe, ubwo umuntu wese aragenda avuga ibye cyangwa ibyo atekereza. Turajya kuri stage yo gusaba. Ntabwo urinda yakundi yacecetse, nawe uravuga nta kibazo. None harabo gusaba, ntabwo ufunga isengesho ngo mbisabye mu izina rya Yesu. Oya, Mana ndagushimira yuko nabyawe ubwa kabiri. Wavuga bibiri, wavuga kimwe, nta kibazo. Undi nawe ahita avuga icyo ashimira Imana. Undi nawe avuga. None tujya muri stage yo gusaba, nshobora kuyitangiza. Mana ndagusaba ngo iri torero mu gihe batareba imbere neza uhababere Mwana. Hari igihe umuntu abatareba imbere neza. Mugejero ntabwo korari yaje hano muri aya masengesho ikina mu by'ukuri, ntibazababeshye, nta korari n'imwe idafite ibibazo. Ntacyo twitaho, twita ku bitagira akamaro, twita ku myambarire n'imisokoreze, twita ku plaque z'imodoka zigezweho. Mwami Mukiza, oh Yesu, ndicuza, ndicuza, ndicuza. Abaroma 8:26 somera. Ntabwo ibintu bibabeshejwe hari uko mwasenze. Igituma urusengero ruri hano ntabwo ari amasengesho bakoreye muri kariya kazu. No. Tugi Siyoni impamvu ikibasha kuririmba. Wa mukobwa uri hano impamvu uhagaze. Abandi babyare gatati wabo yenda wowe ufite umwe. Numva sha. Abandi bo ni 4 koja. None umwe aragustress, abandi bageze 4. Bajya ngo so nuko badasenga. None wowe uri n'umukobwa noneho. Iby'ubusugi tubyihorera. Fasha. Iyo nawe ni dosi. Abaroma 8:26. Nsomera cyane Flavien, ndakwizeye ijwi ryawe. Okay, madame arasava. 8:26. Haravuga ngo uko niko n'umwuka. Uko niko n'umwuka. Adufasha mu ntege nke zacu. Adufasha mu ntege nke zacu. Kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ntabwo tuzi uko dukwiriye gusenga. Ariko umwuka ubwe. He is the one. Niwe dusabira. Haleluya. Atunihira iminihire itagira gute. Ingesomo ndabasomera amasomo 2 cyangwa 3. Irya mbere ni ubwo ryarangiye. Mwuka beradusengera sha. Abanezejwe no kumwera mwuka beradusengera. Abanezejwe no kumwuka beradusengera. Haleluya. Cyane. Nagiye guhaguruka mu rugo, ntabwo gusa nari mpagurutse mbanye neza nawo mu rugo. Guhaguruka ubanye neza nawo mu rugo. Hari ubwo wagera ntugaruke. Ntabwo mbabeshya. Korali niba repetition irangiye, musezerane neza wigenda ubyimbye. Ahubwo utaza kubona amahirwe yo kubyimbuka.
ukabyimba ubyimbye. Wese babwiye ko ibipirizo byose bahaze bagore ko byose ariko biza kuvamo umwuka neza. Hari biturika. Va muri korari neza. Hari ubwo utazagaruka. Mu mitekerereze yanjye, mu mikorere yanjye ndihuta cyane. Buriya n'umufasha wanjye muganira bikubwira ko nje kurambagiza ukambwira ngo ejo uzagaruka n'ejo bundi. No. Ntabwo byavamo. Nyina narambagije umunsi umwe atangira bya bindi byabo ngo igisubizo ngo nzakubwira. None se ni fayiro yanze gufunguka. No, genda seriye. Kuko nundi amaso azaguha uyabonera hehe? Nyiramukanya. Aho umuntu wampobeye usanzwe mbona ugaseka, rese setswa liki. Kuki dosiye yo kubana ariyo yabe. Ariko amusirias narambagije umunsi umwe, ukwezi kumwe, ugukurikiyeho ndumva gukurikiyeho nagise njya mu rukiko. Kuko Isaka kwiriba ntabwo yategereje amezi 3. Imana yamurangiye umugeni ku mugezi, aragendera muzana aramurongora. Ubwo mbivuze nkuko biri byanditse. Ninde? Isaka, je pense. Yes. Azana umugeni aramurongora. Byategereje amezi 3. So you guys, nambara kasike ndagenda nshyiramo amapantaro 2. Ngeze ikirengere. Hari abantu bategereje ngo habe hari uwabatwara. Habe hari uwabatwara. Saa 10:28 hagati aho. Ndangije nshaka gutwara umwe muri bo. Ndahagarara pe. Ijwi rinzamo ngo wigira utwara. Ndangize ndaryumvira ndamwihorera. Nuzabona bakwimye rifuti ntukajye uvuga ngo abakire si abantu. Okay, uzaba umukene noneho w'umuntu. Niba ari byo byoroshye. Amagambo dukora meditation kuri isaha ya saa 10:15. Ikinzanye ntabwo ari kibwirizwa. Ndashaka dukora icyo twita meditation ni ugutekereza. Buriya abantu barabwirizwa ariko ntabwo bajya bagira umwanya wo gutekereza. Buriya korari yanyu ntabwo tugisiyoni ya kera ntabwo nayiberetse gukina. Ntabwo nayiberetse ya ndirimbo yanyu ro gukina. Nyidawuni rodinze ndi hano. Nabitegereje, nyuma yo kubitegereza njya mu mateka yanyu. Amateka yanyu nayikuye kuri hehe? Kuri YouTube. Zana slide brother niba umuriro urimo sava. Mwirebe kiriya gihe abakiriho. Si ni bandi bagihari? Iriya ndirimbo ni mu myaka yari yari 2012. Hasize imyaka 2000 ni indirimbo bwa mwayisohoye ryari 2010. Hashize imyaka 24 nani 14. Biriya waririmbaga biracyafite agaciro. Haleluya. Icyo twita isirimuka no gusirimuka, hari ukuntu abantu basirimuka bagasiribanga ibyo batangiriyeho. Hari ukuntu usirimuka ugasiribanga. Madawa wavuze ikintu kibabaje ngo umugore wanyu ngo nta kijyanye n'igihe. Baba we. Wamara gusirimuka umugore nta kijyanye n'igihe. N'ubutumwa hari reva abantu bagira bakumva butakijyanye n'iki n'igihe. Barasirimutse. Niyo mpamvu isa ntayibagirwa. Ntugasirimuke ngo urenge Yesu. Yesu yarafite byinshi byo kuvuga. Ariko arangije arabireka avuga ati hahirwa abakene mu mutima akigendera. Aya magambo muyatekerezeho. Iriya topic yes. Dukeneye ni bihande 2. Mwebwe dukeneye izindi mbaraga. 1 2 3 dukeneye izindi. One more time. Dukeneye izindi mbaraga. Itsinda ry'abari inyuma 1 2 3. Ndavuga abantu bane bicaye hari inyuma. 1 2 3. Thank you so much. Murasobanutse. Dukeneye izindi mbaraga. Ababyemera. Dukeneye izindi mbaraga. Ninjiye Xavier kwigisha. Ababwira uburyo Yesu yabanye n'abigishwa be. Nambe nawe Yesu yaraboneye abigishwa be ari abigishwa benyine. Twebwe ubu twese yaba wigisha n'abigishwa bose bure. Guruko ukuntu bibabaje. Ndabaho urugero tumeze nk'umwarimu wigisha igihekane cyarya atazi kuvuga. Avuga twa. Ngo n'umutoza wa korari kandi se araza akabaha hari akabereka uburyo arenze. Uzi kwigisha indirimbo za 3 mu biturage bari induru. Umuturage araza ngo hano ni so. Hanze haba hari amatiku.
none hari naho ngera no kuri nkabaha inama pe, ahubwo mwafashe indirimbo za Cantante Domino. Itorero ry'Abadventiste buriya nta kure itagira, buriya rikamubwira niba hari itorero rikora, kandi muri mwebwe ntabwo mubimenya, niba hari field ikora cyangwa se union ikora muri ama union yose muri Afrika, ni ukuri ni union y'u Rwanda iri imbere cyane, ariko imbere cyane mu byumve, imbere cyane mu byumve. Basohora ibitabo bakagira bate, buriya Cantante Domino ziriya ndirimbo zo mu biturage, aho kugira ngo biringwe bapfa amanote, bashobora kumva iriya ndirimbo bakayigenderaho bakaririmba neza, sibyo? Ariko kubera ubwiyemezi ntabwo umuntu aba ashaka kugendera mu bya Gerard kugira ngo yemeze abantu, ararema ibye. Korali Tugisiyoni mu masengesho yanyu twagira, Imana ibambike guca bugufi, Imana ibambike guca bugufi. Haleluya. Wa mukobwa niba ngombwa wiyogosheshe, ushyireho umusatsi usanzwe, kuko uzajya kuvuga ubutumwa abatazi ibyo bisuko. Njye wanjye mu bintu ngira nibibazo nabyo imisatsi ntibamo, ibyo mbabwira kabisa mu byumve. Iwanjye aho nyobora nanga n'umuntu uzana mu nama aferi y'imisatsi. Mwabagabo mwe niba mushaka gutera imbere, muzirinde ibintu by'abagore, ibintu by'abagore uzajya ubigendera kuko washoboye koza. Buriya birije vuga ngo abantu batandujwe n'iki, ngo batandujwe n'abagore. Bijya bivuze ibintu byinshi cyane. Abagore n'abantu bahindagurika, imisatsi, agira umusatsi ajyana kwa nyina wabo, n'uwazajyana kwa nyirasenge, agira uwazajyana kwa marene. Uwo muntu wamwirukanka inyuma ukazamushobora. Uyu mushiki wanjye ubu we ngo ni naturel. Naturel ya hehe? Uhamagaye Eva yakwemeranya nawe ko ari naturel, ukaza Neva. Bureva niwe wari ufite umusatsi wa naturel, nawe mbere ya Kayini. Nyuma ya Kayini nta naturel. Ndabibasubiramo, nyuma ya Kayini nta naturel. Cyacu naturel igendana n'umuco w'iwanyu, ubwo naturel iragenda n'umuco w'iwanyu. Ariko naturel ku Mana yarangiranye na Kayini. Icyaha kikinjira mu isi, naturel yahise izamo ngo iyi nzira ntinyurwa. Dukeneye izindi, ariko igihe ugiye kubwiriza ahantu ubutumwa, gira ibyo wiyambura kugira ngo Yesu agaragare. Haleluya. Nshobora ibyo navuze mbere n'ibyo mvuze bwa kabiri ntabwo binyuranye, ntabwo binyuranye. Korali yaturutse hano i Kigali bwana, ijya kuririmba za Cyangugu. Cyangugu ni abantu hari ADPR nyinshi, kandi ADPR tujye tubyemera, hari indangagaciro bagira Abadventiste batagira. Buriya ADPR iyo bagiye kuririmba korali yabo hari ukuntu bitayarisha cyane. Nikiba yari n'igitambaro gihenze kirahenda ariko kirimo, murabyemera kabisa. None umva Cyangugu hari ADPR, umwana w'umudiva aturutse hafi ya Union, aramanutse ngo agiye gutwika. Byarangiye ari bo bahiye aho gutwika nibo bahiye. Umwana w'icyago yavuze ko ntago mushobora kujya kuruhimbi rwacu. Tugisiyoni ntago mbifurize ko hari muzajya kuririmba mukabera ibibazo abantu, kubera ko Imana irabahize imbaraga. Haleluya. Cyane. Buriya n'umugabo kugira ngo mushobore bishaka ko wivana mu bya bindi. Iyi si tugoswe n'ibinyoma. Buriya za emancipation de la femme, emancipation abatazi igifaransa ni ijambo rikomeye, ntabwo ninda kurisobanura, ariko emancipation hazamo no kwi iyo abana bari gukindana umwaka kujya hejuru, ari ukuntu ugira gute wongera nawe nicyo ngicyo. Emancipation no kwiganzura mfete. Emancipation bizanamwe ibindi bitari sawa. Kwiganzura abagabo. Umugore ugiye kwiganzura umugabo hari bushye. Hari bushye. Hari bushye. Umukuru w'itoro ugiye kwiganzura abandi bagenzi be. Umupasiteri ugiye kwiga mfite ubuyobozi bunyobora. Mu gisirikare bwo yaba discipline. Dukeneze imbaraga. Next. Umutwe w'abaringi ni bande? Umutwe w'abaringi ni abantu barimba ibibwirizwa. Umutwe w'abaringi ngendaza cyane muri korali. 10:40. Abaringi ni bande? Nababwiriza baririmba ibibwirizwa. Hari abantu bujya bajya imbere hano bakansetsa akavuga ngiye kuririmba ariko mwumve amagambo ntimwumvijwe. Wabisomye se? Yes.
ariko namwe mujye mugerageza musirimuke. Maze wowe ugiye kuririmba kandi basabye ko bagiye kumva iki. None nawe uragiye uripyorotokoye urabanza imisatsi yisubiyemo cyane umusore Karuvati ngo ngiye kubaririmbira ariko mwihangane ntimwumve ijwi mwumve iki. Wayasomye aho kwimanika. Umutwe w'ababwiriza abaririmbyi ni iki? Ni ababwiriza baririmba iki? Ibibwirizwa. Niyo mpamvu nabwiye iriya ndimo yanyu yitwa Isaha ni iya kera ariko kiriya kibwirizwa kiracyacurangwa. Aba baririmbyi ni abanyantege nke kimwe nabo baririmbira. Abakuru b'amaturo muri hano mugiye gucyo turebe. Muzamura ibiganza. Ndabona babiri. Abaririmbyi mu nama y'itore bya Yesu yibamo. Buriya abaririmbyi ni mu batwara mujye mwibuka ko ari abanyantege nke. Kimwe n'abagize inama y'itorero. Turi kumwe neza? Buriya pastor bari imbere nuko Karangwa nuko ndeye. Flavio aranandusha uburebure. Nta nubwo ndusha kubwiriza Flavio. Rwose buriya tugiye no mu biranga ababwiriza. Hari abarayiki benshi cyane bandusha. Ababyemera nkanje. Nge ndabyemera. Ariko Imana yarangiza igatoranya umuntu. Udafite n'uwo muhamagaro cyane. Ukurikiza amaso y'abantu. Ariko Imana ikavuga ngo munzane ka Dawidi abandi bose nabagaye. Haleluya. Bakuru amatoro muri hano. Bajyana mu bitorero, abajyana mu bitorero mwese muri hano mwe muri benshi. Ni mucira urubanza amakorari, mujye mwibuka ko ari bene so. Buriya abana b'abapasitoro baragowe. Hari umwana w'umupasitoro uri hano? Yes. Abana b'abapasitoro baragowe. Ese biriya abana b'abapasitoro bigira kandi ngo n'abana no, abana b'abapasitoro bavukana kamere y'icyaha. Twese twandurijwe hamwe. Ntabwo ko umuntu ari umubwiriza kuba muri pasiteri kuba Flavia ari umubwiriza ntago bihita biduhindurira amavuko. No. Umutwe w'abaririmbyi ni abanyabyaha. Ariko babatijwe itorero bemera ku byago bwa kabiri ni ikindi. Hari n'abaririmba batarabyago bwa kabiri.
gusa barabatijwe ngo bajye mu korari. Bafite kamere nk'icyaha kirana kirenze, bakeneye izindi mbaraga nk'abo baririmbira. Haleluya. Dukeneye yemwe. Twagiye. Kuki hari ibibazo rero bibaza abaririmbyi nabo? Kuki nagiye hariya? Nabo bahorana umutima wishinja icyaha runaka. Muri aya masengesho yacu tekereza aho wagiye hakwanduje. Kuki nagiye hariya? Kuki nagiye hariya? Kuki navuze biriya? Kuki navuze mugenzi wanjye? Iyo watatiye umuntu ukajya kumuvuga ibintu utahagazeho, ukajya niyo byaba byarabaye, ariko bubibwira ntago biri bububake. Kuki nagiye hariya? Wowe ufite ikintu mu mutima wawe, Imana ikurebe kandi igira ibyikubabarira. Kuki navuze biriya? Kuki nakoze biriya? Kuki namenyanye n'uriya? Abantu bose ntabwo ari sawa. Hari abantu twita toxique, n'abantu batari sawa mu buzima. Hari abantu bari toxique. Kuki nafasha ariya mafaranga? Ushaka gufata amafaranga azaguteza ibibazo. Kuki nayafashe? Ngaba ari abagize korari, n'abafite biriya bibazo mu mitima yabo. Kuki ibisenya korari cyangwa bigatigisa kwaya? Korari ishobora kudasenyuka ariko ikagira gute? Ikadandabirana. Ishobora kudasenyuka ariko ikadandabirana cyane. Korari ishobora kudasenyuka ngo iveho ariko yadandabiranye cyane. Murabyemera? Cyane. Ishobora kudasenyuka ariko ikadandabirana. Korari zahari zadandabiranye, kubita inzo umutwe kugikota kagaruka ngaha, ugasanga ugutwi kwavuye ariko korari yacyariho. Amakorari se nimujya muyabona mu bintu by'imbaza muri korari. Niyo umuntu umwe avuye muri korari imwe akajya mu yindi, bya bintu birambabaza cyane. Ibi nabibabwira birambabaza. Iyo umuntu avuye muri tugisiyoni ngo agiye mu bakorera Yesu, n'abakorera Yesu abakurikiye Yesu, iryo zina ryo rigereye kubera kuri huza n'ingi korari yanjye y'Ingoga, abakurikiye Yesu. Uravuye muri korari tugisiyoni ugiye mu bakurikiye Yesu. Why? Ngo twashwanye. Wakemeye se cyatumye mushwana ko hari ugo cyane aguherekeza aho ugiye, naho ukazashwana nabo? Niko ufite umugore ubwo rero uramutaye ugiye kuzana undi, aho ubanza uhindura icyatumye ibibazo bibi, sibyo cyane. Icyambere gituma amakorari agira ibibazo, tugisiyoni kikatuma mwagira ibibazo. Musoni yabivuze, hari ibintu bidasaba ko abantu gusenga ni byiza, ariko ugafata n'ingamba. Kutaguma mu ntego. Muri minota dusoza amagambo twaganiraga, Imana dufashe tugume ku ntego. Haleluya. Tugisiyoni Yesu aracyari bugufi, muracyamutegereje. Amen. Mugume ku ntego. Niba Imana yaranzanye mu gipasiteri, kandi ibindi ndabibabwiza ukuri, ikabinzanamo, naho nagira intege nkeya, nkabona umuvandimwe aramfasha kuba katizamura ibi bikosora, ni ukuri nabikosora, ariko nkaguma mu murimo w'Imana. Seriye. Si uko namwe mutawurimo, ariko umuntu wese, ntabwo abantu bose mu kibuga bakina hamwe. Hari ukina mu ba kabiri no mu ba gatanu. Reka burya ni byose abwiriza muri hano. Buriya niyo mafaranga mujye mutanga uvuga ngo ariko icyacumi gikora iki? Gikora n'ibyo mudatekereza. Union itubatse ngo amazi agaragare, tinga yayasenye. Si byose? Nabo bafite nyakatsi yasenye. Niba Imana rero yagushyize mu ba kabiri, kina aho ngaho. Niba yarafatse pastor ikamushyira kwa rutahizamu, amatangazo nyine banzu yamwereka yo ni uri twubahane mu nshingano. Kuyobora korari ni nko kuyobora business kugira ngo uyobore ukeneye manager mwiza. Perezida wa korari yanyu niye tugisiyoni n'uwe. Yes, Imana igumugisha. Uyu mugabo yarampamagaye kabisa, aranansengera ngo nzaboneke. Ntekereza ko amasengesho yarimo cyatumye ntapfa. Kuko Imana iravuga ngo hari abantu bazagukenera. Wipfa uyu munsi uzapfa ikindi gihe. So warakoze. Manager mugomba kumwubaha. Komite mukayubaha. Umutoza n'uwo nguwo nyine. Navuze ngo wari turajya hasi, weweza ngo ariko ngo twari kujya hejuru. Hejuru hashyira mutashye ni wawe n'abana bawe. Ariko umutoza ubwe ngo murajya hasi.
ariko ruguru y'abara turarwaye. Buriya ngewe iyo itoro rinyimuye, iyo bambwiye ngo uzajya nkaho narimvuze nari kirombozi, iyo bambwiye ngo uzagenda kuwa 4 nyingena kuwa 2 kugira ngo atazena n'abanjyana ibihuha ngo nabyanze, aho nyingeyeho kuwa 2 kuko birahagije ko mfata ibage yanjye ntababeshyi ukuntu mbayeho. Nafata ibage ngashyiramo ipantaro imwe na karuvate nkagenda. Inkono nzazigurayo. Abaho ntabwo bateka, barateka ntibateka. Yes. Mbese wagiye ugakoresha inkono zabo ngo nta saro. Abaho ntibicara, genda ukoresha urubaho rwa metero 2 ukurikije inzu kwingana. Bisaba kuguma ku ntego. Haleluya. Kabiri, kuganzwa n'abadayimoni. Muri kwiyu mugoroba dusenyera abadayimoni mu izina rya Yesu. Abadayimoni. Next. Byibushya intama, byibushya Yesu muri wowe, ushonjeshe ikirura. Buriya amadayimoni bamukubita niyo atapfa ariko arahondobera kubyo ateguka, kamubitira sinzira guhera cyane. Next. Hari abadayimoni b'ubusambanyi. Buriya hari abantu bari expose yo gusambana, niba mutari munabizi. Hari abantu baba bari expose kuba bakora ubusambanyi cyane. Abaririmbyi, kuko abaririmbyi baba basa neza imbere, murabyemera? Abaririmbyi baba bari smart, baba basa neza imbere. Urumva rero biroroshye cyane gukora ubusambanyi. Gute se? Abababengukwa ntago bose ariko abazakujyana. Abagukunda bose ntago baba bose bayiwe n'umwuka, ari n'abayiwe n'iki? N'umubiri. Abemera ko abaririmbyi bari expose, bari expose. Buriya n'abavuga butumwa nuko nabo burya bari expose cyane. Abavuga butumwa bari expose. Genda nkanye ndavuga ntontoma cyane, ariko abavuga neza. Atariko data padiri wacu anavuga neza. Njyanya ananyitereteye nta kibazo rwose. Kuko padiri wacu avuga ba Kristo bane data mugira amahoro. Uwo mugabo koko ari uko asa. Niyo mpamvu buriya abapadiri ntimuzabakamire mu kitoze, bambaye umubiri kandi baba bari expose. Ahubwo mujye muwasabira, sibyo? Abanyapolitike, buri umuyobozi ufite umwanya wahora ari smart kandi ugufiteho ubushobozi, nabo bari expose, sibyo se? Buriya hari ibintu byinshi, abantu benshi baba bari expose. Ibyo mujye mubimenya. Ubusambanyi rero abaririmbyi buri mu bintu bisenya. Umuririmbyi ashobora gusenya urugo rw'undi. Murabyemera ntimubyemera? Umuririmbyi ashobora gusenya urugo rw'undi cyane. Ugatangira kwikundishwa kwa Xavier, kuko na manager anakora muri Faisal. Ndatanyibwira ngeye n'umugabo wanjye mbona ari mu mandazi ngo singwaye kandi nararembye. So no urumva bikarangira muri korari ari ibibazo. Birashoboka ntibishoboka? Ibi byose bituma korari ituzuzwa umwuka kandi idatera imbere. Ubukene, ubukire, buri ubukene dayimoni yabwuriraho n'ubukire yabwuriraho. Ubwo mwabisomye, ibindi byose mubyisomere. Amagambo amiki byose amazimu. Ikintu cy'amagambo, Socrate yavuze amagambo 3 nshaka ko mwazirikana. Socrate yabwiye umuntu waje kumubwira inkuru ya Plato, avuga ngo Plato yavuze ibi bintu. Socrate ahitagarara, ibyo bintu babikurikiye neza, ngo yagusa yabivuze. So ntabwo wabihagazeho. Ngo none si ibyo bintu hari ikintu biza kumarira, ngo ariko wabyumva ahita mufeka. Ngo none si ibyo bintu ubundi biraryoshye. N'utuyunguzo twitwa utuyunguzo dutatu twa Socrate. Ubwo inkuru nyihusemo. Yese atanga isomo rivuga ngo inkuru ugiye kuvuga yicisha mu tuyunguzo dutatu. Akambere, ibyo bintu nabihagaze. Uringo ukwirakwiza umwana w'abandi ngo yakuyemo inda, niwe wamujyaniye ibitambaro, niwe wamujyanye kwa muganga. Ibyo uri umujyanama w'ubuzima. Umwana uri kumwangiriza iki? Icya kabiri, inkuru ugiye kuvuga iraryoshye. Buriya impamvu tubwirizwa ngo twamamaze inkuru nziza Yesu azutse. Niba hari abantu bavuga ibintu n'ijuru rikaba nuko ijuru ritagira ubwoba. Buriya tugira abadventiste ushobora kuvuga iby'Iroma ukagira ngo nawe ni umwepiskopi. Cyane ngo Yesu yaje noneho ni secrétaire w'Imana. Tugira abantu buriya baguruka cyane. Ikizabikwereka ntabwo batinda bavamo. Icya gatatu, iyo ugiye kuvuga inkuru ibaze ngo iyo nkuru iramarira iki? Icya mbere niba mwabyibutse ndi kwihuta, nayihagazeho. Icya kabiri iraryoshye. Icya gatatu iramarira iki?
nguko uko abantu basenya imiryango. Buriya namaze gusanga ntabwo umuryango usenywa kenshi na bene wo, haza umuntu wa gatatu. Ashobora no kuba mu muryango wawe. Nk'ubu naje i Kigali, umudamu wanjye azaho nagiye, undi ahise ahamagara ngo hari umukobwa bazanye. Pastor shaba yaso none wabije vuga yasohokanye umwana. Yasohokanye umwana i Kigali. Kandi vraiment yenda twahuriye muri kwasteri, nuko dusohokanye muri kwasteri. Hari abantu bihuta cyane bagasenya ingo. Dukeneye antivirus. Muvuge cyane ngo antivirus. Kandi iri update. Antivirus ijyanye n'igihe. Antivirus ni indi programme bashyira mu mashini cyangwa muri telefone kugira ngo nihaza virus. Ngira mu mubona muri telefone ukabona ubutumwa buvuga ngo uhawe impano ya miliyoni. Ngo kandi ageze bari virus. Muri kwara yanyu tugisiyoni ababwiriza butumwa nababonye hano n'abandi baringi twese dukeneye antivirus. Mu miryango yacu dukeneye antivirus kandi update ijyanye n'igihe. Hallelujah. Luka 18:8 ndababwira yuko dusomere rimwe kabiri gatatu abahareba izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza azasanga kwizera ko kiri mu isi. Indirimbo ya Jarike nkunda ibihe byose, nawe arabizi iyo tuvuganye ndabugane Jarike, urabizi indirimbo yawe Imana irasubiza ndayemera. Burya Jarike yajya tukaganira tukanaririmbana tukanajokinga nk'abantu, atari ku wundi ubu ari nge nawe harya base ninde uhagera urandusha ndakurusha. Roho indirimbo yacaga urubanza n'Imana irasubiza. Ntukirengagize ibyiza byo gusenga. Ni umushuti wanjye ndanamushuhuje, abamugeraho vuba muzamunsurize. Ariko namubwiraga ni mu ndirimbo za nkunda Jarike, mbese umwana w'umuntu naza, mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi y'Imana. Nshuti hangane usenge, va mu byaha, mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi y'Imana. Ngiki kibazo ijuru rifite. Amagambo twaganiraga yavuga ngo iki? Dukeneye izindi imbaraga. Dukeneye antivirus iri update. Abakobwa muri hano, abakobwa mugire gutya turebe. Abakobwa mujye mwasengera cyane. Abasore bazi ko abakobwa bakenye cyane. Sinzi ubwo buruzi sinzi wabubahaye. Icyo mukangisha ni fata akamoto ndakishyura. Ukajya mu mukobwa ashaka ntiyakitegera. N'ubu bishoboye ntabwo yitegera. Ngo nase amayinite yashize ngo handi ntibazigere bababeshye. Umukobwa ushaka kuguhamagara ntiyabuye amayinite, ahubwo n'igihe uyamugurira agahamagara undi. Abasha ntimubazi cyane, kuko uyamugurira Paul, ariko ubundi buryo kuri yikundanira uwo yiyumvamo ni Severin. Atalo cya Paul kimpaye amayinite ariko ndabangiye hamagara. Abakobwa barashoboye, baranashobotse, ariko bahanganye n'imyuka y'abadayimoni. Muvuge ngo Imana ibahagarareho cyane. Barahangayitswa n'abasore, bahangayitswa n'abagabo. Turi hano nanjye ndahagaze ndi kubwiriza mu izina ry'abagabo, nabo barabizi. Barahangayitswa n'ab'imyaka 40, bagahangayitswa n'ab'imyaka 55. Ni ikibazo, si ikibazo. Muri korali birahari ntibihari? Birahari. Umuntu akaba ari umukobwa ari guteretana n'undi mugabo nawe uri muri korali w'imyaka 40, bararara kuri chat, telefone yose ubu ni ibibazo. Ushobora kuba uryamanye n'umugabo ariko n'umugabo wa cyane n'umugore, ariko mu by'ukuri uraranye na Pauline, ariko uri kuvuga na Pepeto. Iyi si igihangayikishije ijuru. Mbese umwana w'umuntu naza muri stress ziri mu itorero. Stress itorero rifite stress kubera iki? Rifite stress ko n'isi ifite stress. Hari abantu bwira ko itorero ari ikintu Imana yaje gatereka. No, itorero rikorera mu isi. N'isi uzayisanga mu itorero, n'itorero risanga mu isi. Ariko mbese umwana w'umuntu naza
azasanga kwizera kukiri. Buriya wakibajije, ngira ngo umudamu yakibajije ngo ese umuntu ngo yapfa ngo ibikomere byararangiye, ngewe nifashe ariko ubu ngubu nirekuye. No, Pawulo aravuga ngo narwanye intambara nziza, ariko intambara yirata ko yatsinze ni iyihe? Yarinze ibyo, ariko iby'umubiri nazo yapfuye abona yari afite ibibazo mu maso. Yobu baturirimbiye, Yobu ugira ngo ntiyapfanye agahinda k'umubiri. Ibikomere by'umubiri umuntu azajyana nabyo. Imana yakijije Samusoni wari indaya, ariko Imana ishimwe kwijya yigwanira urugamba. Haleluya. N'igihe utabona Yesu arakora. Haleluya. Oya, n'igihe utakibona kubw'iki? Kubw'ibyaha byawe. Samusoni icyamunogoyemo amaso ni intege nke z'icyaha, ariko na nyuma y'icyo Yesu yaragikora. Imana itigisa ahantu hose. Samusoni baramunogoyemo amaso, Imana zaramubwira ngo Samusoni, n'umunirega abantu ntabwo nabakize ko warukanuye n'imbaraga zanjye. Utanakibona narwanya Abafilisiti. Haleluya cyane. Mbese umwana ucungana no kwizera kwawe, wa mugabo wakugoye musengere kugira ngo kwizera kwawe kutatezuka. Mu itorero bagufatiye imyanzuro utishimiye, wirakana. Njya mbibona ku nkoranyambaga, nabibonye muri korali ntavuze amazina, ugasanga korali zajemo ibibazo, umwe bamwe bagiye, abandi ngo inama y'itorero yaraturengaje, tuntu twinshi. Ntaba kurenganyije nabyo ni sawa, kugira ngo kwizera kwawe kugira gute? Kugaragara. Aho kuki mukunda abantu babakunda cyane? Kuki mukunda, ntimukunde keya cyane? Iyo ukunda keya bituma utamenyera ni nabyo ni ibikomere. Nabyo ni ibikomere. Umuntu yanakurenganyije byihangane kugira ngo kwizera kwe. Nk'ubu Rwanda Imana iruha umugisha, nyuma ya jenoside kubona wabona abantu bajya mu misigiti, bajya mu kiliziya, kandi kiliziya cyararimbukiye mwabe, ntibisaba imbaraga? Ariko asaba imbaraga. Haleluya. Nguko kubona Imana. Imana ibagire neza. Yesu ababere password. Ijambo word mu Kigiriki tugita logos. Logos. Yesu niwe password, niwe bugingo buhoraho, nzira y'ukuri n'ubugingo. Next. Jesus is my pass logos. Yesu ababere password mugejuru. Jesus is our pass logos. Cyakira indirimbo y'abasaruza aho ngabo. Yesu nahamagara amazina ye, nabwiye ko turimbana. Mbese ibyanjye nicyo cyatubesheje hano mukora iyi schedule ngo turaba hano kugeza saa 11 tugisiyoni. Mufite izina ryiza, ariko ntabwo izina ryiza ryabujije umukobwa. Ntabwo kwitwa Mahoro bivuze ko uzaba umunyamahoro. Ese nahamagara, ntabwo Yesu azahamagara amakorari, ntibazababeshye. Ntabwo Yesu azahamagara amazina y'amakorari. No, nta nubwo azahamagara amazina y'amadini. Yesu azahamagara abemeye igitambo cy'i Karuvari. Haleluya. Niyo mpamvu amadini ntazagutesha umwanya rwose. Tugira abantu mu itorero bahora bijujuta. Union, perezida wa Union uramushaka iki? Wamusengeye ko ari umugabo mwiza ukeneye Imana nkuko nawe ukeneye, uramushaka iki? Abayobozi b'itorero bashaka iki? Wakoreye Imana yaguhamagaye. Haleluya. Ntuyobe ukajya kumuvugaho n'ibyo utanahagazeho utazi. Ese Yesu nahamagara amazina ye, nanjye nzitaba. Nongeye nahamagara, mwebwe murikiriza, nahamagara amazina yera gutyo. Nahamagara amazina yera. Mbesa wijyanjye naryo rizamagara. Nahamagara amazina yera. Mbesa wijyanjye naryo rizahamagara. Bizamera na Yesu mbonye, Yesu mbonye, zamuvu mu
bizamera ide twicaranye na Yesu mbonye za nkovu mu biganza. Cya kabiri, ariko mbese aho bizatugendekera biti tugisiyoni nimwe cyane nshimangira nshuti zanjye, sha iby'isi bizarangira, sha nukuri iby'isi bizarangira. Pastor abashaka umwanya mwiza, abashaka intara nziza, ngiye muri firidi byaba ari sawa, ariko ubundi muri firidi yaruta muri inyoni. Apo ngiye muri inyoni kwanza, ngiye muri inyoni ariko ubundi muri diviziyo ahubwo. Baramwanga se noneho bamujugunye ukagira ngo urivusha. Tugira abantu batuzuye umwuka bataguha imbaraga. Ariko mbese aho bizakugendekera bite? Korari bizababera umugisha twuzuye umwuka turimo. Abayobozi mutuyobora mwidustressa ngo David buri joro buri mugoroba musazi mwakoze ibyo mushoboye, ngo indirimbo nshyashya nukuri muri kwistressa nshuti zanjye, ngo indirimbo nshyashya ngo nyamuneka ngo mukande subscribe, nibura n'abamarayika nibura bari subscribe, yaba bari n'abamarayika ukavuga uti nibura abamarayika bakoze subscribe. Ibyo habirikiye abanyamakuru, ahubwo indi mukazihama abanyamakuru bagahaha. It's okay nibashaka baha, ariko kuki uri gustressa na subscribe uri korari? Kuki uri pastor ugashangayikishwa n'imishahara, ugahangayikishwa n'intara n'ubupagani? Mbese aho bizatugendera bite? Yesu akwere sibyo wakoze byo. Twongere, mbese aho akweretse ibyo wavuze byose ndera bite? Yesu akwere wakoze byo. Zamukagame ni hasi cyane, ariko numva mbese aho bizakugendera bite? Yesu akwere sibyo wakoze bizamera bite? Twicaranye na Yesu mbonye za nkovu mu biganza. Bizamera bite? Twicaranye na Yesu mbonye za nkovu mu biganza. Oh hallelujah, ijuru dutambagizwa Yerusalemu biruzame, badutemba ijuru dutambagizwa Yerusalemu gahoro. Bizamera bite? Twicaranye na Yesu mbonye za nkovu mu biganza. La 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 la. Bizamera bite? Twicaranye na Yesu mbonye za nkovu mu biganza. Imana ishobora byose. Nukuri tumeze nk'abana batazi ibyo barimo, tumeze nk'abana bakwepa amaso y'ababyeyi bagiye ku ishuri, ariko ureba hose. Byatuyobeye, rubanda n'abatambyi byabaye kimwe. Mwami duhagarareho. Abaririmba n'abaririmbirwa byose byabaye kimwe, duhagarareho. Ibi mvuze nukuri birandeba ku rwego rurenze ubwo babyumviseho. Mwami umpagarareho. Ndi umunyantege nkeya bihagije cyane. Mwami ndasabye ngo mbe hafi. Abavuga butumwa nka Flavie twari turi kumwe, ibivuga turabisangiye. Kuvuga biroroha, abantu kudukunda biroroha. Mwami uduhagarareho kugira ngo dukundwe n'ijuru. Abaririmbyi baravuga tukabakunda, tukaryoherwa n'imiziki. Hari n'abamara kuririmba ya saa 5 gusa agahita ajya mu busambanyi.
akimara kuririmba gusa mwami bahagarareho. Hari abaza muri korali atari umugisha, ahubwo baje kwibigeragezo, ari amadayimoni aje kugira ngo za stress zasenye n'iyo korali. Korali Tugisiyoni yatuguye umwiherero, ubahagarareho. Abakobwa bacu ubagirire neza, n'abanyantege nkeya ubongera imbaraga. Abadamu ndabasabiye nukuri, abari hano, abarimba n'abataririmba bagire neza. Abafite abo bashakanye nibisaba guceceka ujye baha imbaraga zo guceceka. Abagabo bari hano nukuri nk'uko izina riri, ugiye kuba abagabo. Turinde gutekereza nk'abana, turinde gutekereza nk'abadafite ubwenge, ugiye gutekereza nk'abagabo. Ndasabira abibana baba bari hano kugira ngo Yesu ubabe hafi. Itorero ryawe turarikweretse, Hermes bafite icyifuzo, nukuri mu gihe byaba ngombwa ko bimukira ahandi bataramenya, mu gihe byaba ngombwa ko bubaka bushyashya, byose no bikontorora, ubabe hafi. Yesu twuzure, utwuzure, Mwuka Wera twuzure mu izina rya Yesu. Mwuka Wera abananiwe bishima, abananiwe bishima, bishima ubwo vijwi ryiza nimuze mbaye siwanyu. Imana ibahe umugisha.